One day, a man decided to travel by ship with his friends. Umunsi umwe Patrick yafashe umwanzuro wo kujya mu bwato n'inshuti ze. While in the middle of their journey, the boat began to sink. Bageze muri kimwe cya kabiri cy'urugendo rwabo, ubwato butangira kurohama. All drowned except this man. He succeeded and reached a small island. Abandi bose bararohama usibye Patrick. Patrick ageze amahirwe abona akarwa gatoya hafi aho ngaho ajyayo. There, he built a straw hut, survived on fruits and herbs. Ariko kuri ako karwa hari hubatseho akazu gatoya k'ibyatsi kakagonye. Patrick ajyayo ariko akajya atungwa n'imbuto zo kuri ako karwa ndetse n'ibyatsi. Weeks passed. Despair grew. Amazeyo hafi ukwezi, Patrick atangira kwiheba cyane. Nge ndi Pasi, iyo ni Inkoranya TV. Each night he'd light a fire for warmth. One night he was awakened by an overwhelming heat. Muri iyo minsi Patrick ntiyasinziraga. Ijoro kuri we ryari nk'amanywa. Patrick ijoro rimwe abuzwa gusinzira n'ubushyuhe bwinshi cyane mu kagonya yari arimo. It was his straw hut that caught fire. He cried, accusing and blaming God, shouting, "Oh God, what have I done to you to hurt me so?" Ariko icyo kibatsi cy'umuriro cyamuteye ubwoba. Patrick ararira cyane avuga ati, Mana wampoye iki, Mana wampoye iki, niki nagukoreye koko kugira ngo mbabaze gutya? You separated me from my family, all friends, and now you let my hut burn. Why are you so hard on me? Wantandukanyije n'umuryango wanjye, untandukanya n'inshuti zanjye, none ubonye ko bidahagije ugiye kumbabaza untwikira muri aka karwa koko? Kuki umbabaza Mana? But at dawn, a boat landed on island. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, ubwato buhagarara hafi ya ka karwa. He ran straight for the captain and asked him, "Captain, how did you get here?" Yirukanka ajya aho kapiteni cyangwa umusare w'ubwato ari. Aramubaza ati, Kapiteni, ugeze hano ute? The captain replied, "In the night we saw a fire, and we thought that you used the fire in order for us to find you." Umusare aramusubiza ati, nijoro twabonye umuriro, dukeka ko wakoresheje umuriro kugira ngo tukubone. The man cried, fell on his knees, and asked God for forgiveness. Wa mugabo ararira cyane, arapfukama asaba Imana imbabazi. And he got into the boat and went home and reunited with his family. Nuko yurira ubwato ajya mu rugo asanga inshuti ze n'umuryango. Moral: God has many ways of solving our problems. Isomo wakuramo: Imana ifite inzira nyinshi zo gukemura ibibazo byacu. Do not curse your God even if you suffer. Keep faith and hope. He will act. Ntukababaze Uwiteka Imana yawe nubwo waba uri mu bigeragezo, guma mu kwizera. Imana igufiteho umugambi kandi Imana nta habi itagukura. Murakoze.